mwiriwe neza, reka tugaruke kuri filozofiya ya Spinoza. Niwe mu filozofi wagiye hagati y'abahakana Imana n'abayizerera mu madini. Ku ruhande rumwe bamwe bahakanaga bakavuga ati dore tubaho nabi, reba uko tumeze, dore ibibazo bya muntu, ese Imana iradukunda, bimeze gute, Imana ibaho? Umuntu akaba yagera aha akavuga ati Imana koko ntibaho. nk'andi muri Bibiliya bavuga ngo j'ai senti dans mon trouble que l'homme n'est qu'un mensonge. Naje mu kubabara kwanjye natahuye yuko umuntu ari ikinyoma. Mu kubabara kwanjye natahuye yuko umuntu ari ikinyoma. Ibyo ni muri Bibiliya ubwabyo. Urumva iyo umuntu yagezaho ageraho naho avuga ati wenda n'iby'Imana wenda ntibishoboka, urumva nta rufatiro na rumwe afite. Mu kubura urufatiro rero niho umwe abura urufatiro agahita avuga ati Imana itampaye urufatiro ngo ndubone ntihari. Nanone undi yabura urufatiro akavuga ati nta rundi rufatiro, ubwo mbona amazu akaba yarubatswe n'abantu, nkabona imirima ikaba yarahinzwe n'abantu, nkabona ibiti byatewe n'abantu, buriya byanze bikunze ibyo tubona bindi bigirira umuntu akamaro, urugero nk'amafi aba mu nyanja, umwuka duhumeka, buriya hari ikintu cyabishyizeho, hari ikinyabwenge kiruta ibindi gifite gahunda yose mu biganza, iyo ni Imana. Urwo rero ni uruhande rw'abemera. Urumva mu munota umwe gusa cyangwa ibiri tugaragaje uwuhakana n'uwemera. Wenda bashobora kugira impamvu zitandukanye, ariko ni nk'izo byibuza twebwe tugaragaje. Cyane cyane ko Spinoza yavuze ngo abantu b'abanyamadini ntabwo burya ari abaswa, kuko murabazi namwe hari abanyamadini benshi b'inyangamugayo bitwara neza, ubona no mu madini basa nkaho nta n'ikintu kinini bakuramo. Wenda akaba anakize, afite church ikomeye, ariko afite n'ubundi bumenyi, afite izindi connection zamuhesha gukomera, zamuhesha ubutunzi, urumva, ariko akemera agakora wenda nk'ibyo. Ukaba wavuga ati uriya muntu n'abakristo be cyangwa abayoboke be abafashe neza, ariko nubwo abafashe neza arimo kwizera ibintu bidahari. Nabo akabizeza ibintu bidahari, cyane cyane akabizeza ibintu bidahari. Spinoza rero yaraje ajyamo hagati na hagati, aravuga ati Imana ibaho. Muri ya disikuru ebyiri, disikuru ya mbere ivuga ngo nta Mana ibaho, indi ivuga ngo Imana ibaho, niyo yaremye ibitubona, ahubwo we ahita aza ahindura ibintu byose, avuga ati habaho Imana yonyine. Niba habaho Imana yonyine muri filozofiya ya Spinoza, ibitekerezo byose ugira nabyo ni pati y'Imana. Imikorere y'abantu bose nayo ni pati y'Imana, ni pati y'Imana. Ubwo tuba dushingiye ku muntu, noneho ku bikikije umuntu, ibihe byiza tuvuge, hari akayaga keza, ikirere kimeze neza, iyo ni Imana. None no mu bihe bibi, mu bihe bibi nayo ni pati y'Imana. Ntabwo ari ukuvuga Imana yarabiremye ihira ibyiza n'ibibi hariya, oya, ibitubabaza, ibidushimisha, byose ni pati y'Imana. Twe rero bitewe n'uko wenda twagiye dukurira mu madini, twagiye twibwira yuko ibidushimisha biza ari ibintu bimeze nk'ibihembo bituruka ku Mana, ibitubabaza bikaba byaba nk'ibihano se, bikaba byaba ibigeragezo kugira Imana idusuzume cyangwa itwigishe. Spinoza ariko ntabwo ari uko nguko abibona. Avuga yuko isi tubamo cyangwa isi turi igengwa n'amategeko adahinduka, akora ku bintu byose. Niba urubuto
ruba ruri ku giti ukajya kubona ruraguye hasi, ni uko hari imbaraga zirukurura. Wenda tuvuge imbaraga zarwo ni iz'ubutaka cyangwa umubumbe, biba bikururana rukamanuka. Izo mbaraga nizo zituma nawe iyo usimbutse usubira hasi, uko zirimo gukora kuri rwa rubuto rwahiye, cyangwa iyo ruhiye rukagwa ariko urubisi ntiruhite rugwa rudafite ikindi kibazo. Ni ukuvuga ni nako umuntu aba ameze, umuntu akaba ataguruka ngo yigendere cyangwa asimbuke ajya mu kirere nk'uko nicaye hano yicare mu kirere. Ibyo ngibyo bikaba bidashoboka. Ni ukuvuga ayo mategeko ahoraho ntabwo ari Imana yashyizeho, ahubwo niyo Mana. Niyo Mana. Ntabwo habaho Imana ishobora guhindura amategeko ya kamere. Tuzi ko mpande eshatu, igishushanyo cya mpande eshatu iyo ariyo yose kigira dogere 180. Ntabwo habaho Imana ishobora kuvuga ngo reka nkore mpande eshatu kandi ifite dogere 200 kandi ari mpande eshatu, kandi dogere ikifite ya value, mathematical value isanzwe babara bagendeye ku ruziga, kuko uruziga ni dogere 360. Mwiriwe, uruziga ni dogere 360, mpande eshatu ni 180. Ntabwo rero habaho ikinyabubasha cyitwa wenda Imana gishobora guhindura ibyo bintu ngo uruziga rukomeze kuba rufite dogere 360. Ariko noneho dogere ikivuga icyo yavugaga ku ruziga, none nukora mpande eshatu, igiteranyo cy'imfuruka zose uko zaba zingana zose zize kuba dogere 180, zize kuba dogere wenda zitari 180 zihinduka. Ubwo dushatse kwerekana yuko hari amategeko ya kamere adahinduka. Hari amategeko ya kamere adahinduka, ariko ayo mategeko ntabwo yashyizweho n'Imana, ahubwo ni Imana ubwayo. Ni Imana ubwayo. Ubwo rero iyo twisohotsemo tukavuga tuti twari ahantu habi, none tugiye ahantu hatagatifu, dusanze umuntu ufite ubutagatifu kugira ngo aduhuze n'Imana, cyangwa nari ndimo kwasura ukwi, cyangwa nari ndimo kwita ku matungo, cyangwa nari ndimo guhinga mu murima cyangwa gukora mu ruganda, ariko biriya bintu no gushaka uburyo mbaho bitandukanye n'Imana. None Imana ndayumva ninjye ahantu hitiriwe izina ryayo, ntabwo ari byo. Rero ni Spinoza, ntabwo ari twe tubizanye. Mukomeze mukore ubushakashatsi kuri iyo field. Twe dukunda Spinoza bitewe n'uko aduha inzira yo kubakiraho ubuzima bushya bushingiye ku kwitahura, kuko tuba tuzi ko akenshi hari igice muri twebwe cy'Imana umuntu agendeye ku bwenge, wenda warakara, wagira ukundi witwara, ukavuga ati kiriya gice cyo kirimo guturuka ku bishuko bya Satani. Ariko Spinoza arakubwira ati fata itoroshi umurike biriya bitekerezo byawe mbere ko ujya kumurika uko abandi bitwara, uko abandi batekereza. Fata itoroshi umurike mu bitekerezo byawe, urasanga witwara nkaho uri determiné. Hari cause ziri psychologique, cause ziri sociale, cause ziri culturelle, no kuva zijyanye n'umuco, zijyanye na groupe ubamo, zijyanye n'ibyo umenyereye, zijyanye ndetse n'ibyurya. Ibyurya birakugize. Niyo mpamvu ari byiza cyane kumenya uko ubwonko bukora, kumenya uko imisemburo yacu ikora mu mubabaro, muri stress, mu mpande izo arizo zose z'ubuzima. Urumva ko Spinoza rero ni umufilozofe ukomeye cyane. Ni nayo mpamvu Einstein yamukunze. Igihe bamubajije cyose ngese wizera Imana, yaravuze ati I believe in the God of Spinoza. Nizera Imana ya Spinoza. Imana yigaragariza muri harmony y'ibiriho byose, Imana itaduhana, Imana itaduhemba, ahubwo igendera muri twebwe, no mu biriho byose.
igaragazwa n'ibintu byose bihari, ariko atari uko wabwirwa n'ubundi umunyedini ngo ibiriho byose bigaragaza Imana kuko yabiremye. Imana ntabwo ari dizayina, ntabwo ari dizayina, ahubwo muri icyo kintu urimo kobuzavinga nicyo Mana ubwayo, n'urimo kobuzavinga niwe Mana ubwayo. Imana ntabwo ari hirya y'ubu buzima, Imana iri muri ubu buzima, mu mubabaro no mu byishimo. Murakoze rero, dukomeze dufatanye ubushakashatsi, duhugurane kandi twihugure. Yari Peter Claver Rurangwa tubagezaho filozofiya ya Spinoza.